nuko dutangiye turareba video bise ngo amadolari 1000 ku muntu wa mbere uruhagarara agafasha uyu mwana wabuze nuko yitwa ariko ngewe nkaba nayise umwana bari kumunyuraho nta no kumusuhuza nkaba nayise ngo mbese aya madolari 1000 nawe wayahabwa nicyo kibazo nje mwumva akaba ari didemana kiza mwene so muri Kristo yose n'abasatura y'Imana ise mwari muri amahoro Kristo arabarinze nanjye ndaho ndakumiye umwana no kugira ndakomereye muri Kristo Yesu ariwe ngo biratangaza kubona nta muntu unyuraho ngo afashe uyu mwana mwibuke ukuntu bimeze kaza ngo yaramubaje nura mwana kuki nta muntu uhagaze ngamwiteho ngo namubwiye ngo abantu beza biragoye guhura nawo muri iyi minsi ariko yagumije kugumayo hariya ngare ko yahura n'umuntu mwiza n'ibyiringiro bamunyuraho nta kumusuhuza hey mwibuke mu minsi y'imperuka urukundo ruzaba rumeze rute ruzaba rwarakonje abantu bameze bate bikunda abadakunda nababo yewe we bakunda impiya ibintu nk'ibyo bamunyuraho nta kumusuhuza uzasome urwandiko rwa kabiri rwari Timoteyo ngo bitangira kumucanga no gutumutwe ubunyuzeho mu mwitegereze kadukomeze uzasoma urwandiko rwa kabiri rwanditse bakomeza nuko byameze gucyo ari bakomeza kukagira ngo ahure n'umuntu mwiza bakomeza bafiliminga bafata amashusho uzasoma urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo ibice 3 umurongo waho wa mbere gukomeza hasi nuko ibi biraba nibiki byabaye banza abonye umuntu wo kumufasha we wa muntu wanyuzeho ahitavuga we uri hano wenyine yego aramusubiza ababyeyi bawe barihe ntabwo mbizi ntabyo uzi yego bwanyuma wabonye ni hehe wababonye habonye nababonye ha ngariko ndebye hejuru baba bagiye mwana ukavuga ibintu bagiye hariya oya sawa wari kumwe nande papa wawe mama wawe papa wawe uzi nimero ya telefone oya mfite telefone ariko telefone yashizemo umuriro hari urumuri wamubonye yaramubaza oya wabonaga izuba igihe papa wamuburaga oya ntabwo mbizi ntabyazi umwana sawa mwana nawe azi gukina mwibuke nibyo bari gukina yitwa Kazi ahangaho hamaze agahe harikiriza umva turi kumwe wowe humura si sawa yego kugeza ubwo papa wagarutse wabonye umwana wanjye yego umama n'umwana mwiza wifuza gukora iki icyo nkunda gukora ni ugukina imikino ni nk'iyo mikino arayimubwira kino mubwiye n'umukino muri telefone ngo nawe arawukunda ujya ukunda kubyina se yego shaka kunyereka ukuntu ubyina se oya ubu ngubu ngo ntabwo nabyina now right now urababaye humura turagumana ngaha kugeza igihe papa we aje mushango dukinwe mukino Spy ni umukino bita ndanetse ni umukino ukinwa n'abana umuntu aratangira akareba ibintu biri aho bugufi akakivuga atagifutuye hanyuma abandi bakagitomboza weba Spy something orange ngoje netse ikintu kiri orange kana karibaza subu kiri hehe kakiyobeye icyo kintu kakiyobewe I'm sorry arabimwereka naho ngaho uri kuyirokomeje ni wowe utahiwe sasa Spy with my little eye ngewe n'utwiso twanye dutonuka umukino utangira imikino y'abana ng'ikintu gisi cyati brown igitaka I'm sorry. Hey, cuz I'm sorry. You good, son? Come here. You okay? Umeze neza muhungu wawe. This is my son. Muhungu wawe. You good? Umeze neza yego.
No, I didn't even right here. I went to one of the stores over here. Nicanga umva ntabwo namusize. Njye nagiye ara mu kaduka nabwo ategereza ngaha. Ahanga yahamazaga he. Njye nagiye kugura ngarutse mbona yakicaye ahanga hafi amasaha 2 nubwiye ategereza ahangaha. Agahe gato ufite imyaka ingaherata imyaka 5 umwana w'imyaka 5 It's because I had to go in the store down there. I didn't want him to go in there. Nuko najya ngera mu kaduka ntabwo twagomba kugenda oya ntabyumva mu myaka 5 yicanga wowe wenyine amasaha 2 hafi. It wasn't 2 hours. He's okay. Telefone yashize muri umva ntago amasaha 2 yarageze. Isaha yageze basi. Umva none ikibazo kihe? Ni ikibazo kinini. Umwana w'imyaka 5 kumusiga wenyine yagenda akazira mu mihanda mu maduka umuntu ashobora kuza akamushimuta yagira. Telefone yashizemo umuriro ntabwo nenze ko yashizemo umuriro. Yashizemo umuriro yego. Yakubereye umwana mwiza. Nta mubereye umwana mwiza. Ni ikintu cyiza pe. Ndi umuntu mubi ugasanga ndamufashe ndamushimuse. Wabikora? Wamubase? Ndamutse mubaye gacyabaye mwiza ntabwo bisekeje. Mama yateje njye ntabwo ndi guseka ntabwo ndi guseka umwana w'imyaka 5 kumusiganga hafi amasaha 2. Umva humura twamurebaga igihe cyacyo cyose nta muntu amurebaga naje ngumana nawe No, he wasn't. He was sitting here and he was scared. Yari atinye komeza kumuburanira. He said the sun was up when you left him there. Ngo yavuze ngo izuba rihari igihe bamusize ibyo ni ngarebye ejo urabona wagiye ibyo nabyo ni He's 5. So he's very curious. You like cars? Akunda kugira amatsiko. Ukunda imodoka? You don't like cars? Nabo ukunda imodoka. Did you want to go somewhere else or did you like to sit there? Hari ahandi hantu washaka kujya cyangwa ahandi hantu kuguma cyangwa kwiguma wicaye ahangaha. Oya nta handi hantu najya. Nahandi hantu wakumva ushaka kujya. Kubera iki? He's very knowledgeable. Umva uyu mwana ibi bintu arabizi. Kankunze urukundo uretse umwana wanjye. But you weren't concerned for him. You left him sitting there. Umva ariko ntabwo umwite wamusize yicaye ahangaha. Yajya mu mihanda n'ahandi hantu bakamushimutse ibintu nk'ibyo. Ndagusezeranya. Bamureba umva ngende guhamagara ntuza CPS n'abashinzwe Child Protection Service abashinzwe umutekano w'abana. Ko twamurebaga hamwe nande. I'm Dino. What's your name? I want to shake your hand. Okay, well, this is my son. I'm doing a social experiment. Like, I low-key, what? Listen, I'm okay, gukora amasuzuma ngiki harumirwa. Umbareba hari igihe cyose twamurebaga. Hari kamera hano hari kamera niri ya which one is people will stop by and actually take time out to help a child is just sitting there that's lost. Uterebanuwe umuntu wahagarara and we were given $1,000 to amufashe hanyuma umuntu uhagaze amadolari 1000 turayamuha yego gwe akira barayamuha. Man, you gonna take it or not? It's a reward, yes. It's a reward. Okay, great. But see, that's all it was. It's social experiment, and you did good. Can I shake your hand now? Umwana yiboneye umushuti. This your little man right here? Uyu numugabo wa mutoya ubwo numwana bari kuvuga ngo yego ahubwo nari hafi gufata n'uwawe ngo numwana mwiza. She was cool. But yeah, definitely, I got a YouTube channel, so we do social experiments and stuff like that. Ngafitaga channel bakora ibintu nk'ibyo. I can use the footage. Ndibaza niba okay, cool. Well, I ain't gonna keep y'all up. Icyo tuyakoresheje arekeza mu nta kibazo. He got a cooler jacket on. Okay. But thank you. I appreciate it, all right? Thank you. Bye, cousin. It was nice meeting you. Byari byiza guhura nawe kasi. Scared? No. Wari watinye wapi? Yabaye mwiza tebyiza yego mwana yabinezerewe kanze tujye gusuzuma amashusho. Sasa nyuma y'iyi video kaza yari yashyushye cyane ndamaze kuki wishimye nibiki aravuga ngo yahuye n'umuntu mwiza kandi igeze ku musozi rididemba kugira ngo tuzasubire naho utapa bye. Mumbabarire nari ntebutse gusezera ngiye ntavuze iki mumbabarire cyane rwose mumbabarire hanyuma ni ikihe uriya muntu wafashije uyu mwana mwamubonye n'umwana mwiza n'umwana mwiza afite imico myiza ariko niba adafite Yesu Kristo wenda tuvuze ko adafite Yesu Kristo ariko niba atamufite biriya ntacyo bimumariye wenda ubu ngubu hari ubwo bifite icyo bimumariye ndetse wenda bikakimarira n'abandi ariko nyuma y'ubuzima ntabwo bizibukwa kuko Bibiliya iravuga ngo naho natanga ibyo ntunze byose nkabiha abakene ariko ntafite urukundo. Uruhe rukundo? Ntabwo urukundo tuvuga ni rwanda ruri muri Yesu Kristo kuko Yesu Kristo yavuze ngo
nuko mukundane nk'uko nabakunze abantu nibwo bazamenya yuko muri abigishwa banjye urwo rukundo nibwo tuvuga urukundo rwo muri Kristo Yesu nirwo rukundo mvuga ini mirimo nawe wakora ibyiza nawe wagira iki ariko utarakira Yesu Kristo iyo mirimo ntabwo izibukwa icyambere nuko akira Yesu Kristo ubwo mbonera kubwira umuntu wese waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ari harakererwa Kristo ari hafi kuza aje gutwara abamwemeye bakizera izina rye bamwe yahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana nukuvuga ngo yaza utaramwemera wowe wasigara katwere kuvuga basi kukuza kwa Kristo kuko bamwe baravuga ngo azaza rya ibyo n'ibyakira byahoze nuko byahoze mbese kugeza ubu katari yaza ariko katuvuge ku urupfu nago rwagutwara kandi rugutwaye bivuze ngo byose birarangiye nibaza kuki ntavuga ngo ubwo se igihe nabereye ko ntari ngo ubwo nzapfa ntawe ubivuga ibyo kubera iki abona abantu abapfa bashaje abapfa bakiri abana kuko urupfu rwo ntirugira imyaka rwagutwara icyo aricyo cyose muvandimwe kuba ukiri muzima ufite amahirwe 100% yo kwakira Yesu Kristo maze nawe yazaza akazagutwarana n'abamwemeye bose abana be Imana bahindutse bamwe bahinduwe abana b'Imana wikererwa hari iki nicyo gihe hanyuma none nabasezera mbabwira ngo tuzasubire naho utaha yaridide mana kiza mwene Kristo Yesu muba amahoro ya Kristo bye bye.